Uzima ndikubwira uti kolabo nago nzishyizemo akura agasaza mani iyo kolabo nago nzishyizemo bro nakunze umuziki kolabo nago nzishyizemo kuko hari kolabo yo kuresegi yabaye Meza TV ryohera abagukuriye. Yes bakunzi ba Meza TV mumeze gute aho muri hose mu gihugu mbanjije kubasuhuza abari burasirazuba ndabashuhuje abari burengerazuba ndabashuhuje mu majyepfo no mu majyaruguru ndabashuhuje by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndabashuhuje cyane ahangaha ni imbere za kamera za Meza TV uwo muri kumwe n'igitera umuhanavayo nyamutegera kazaza ejo papa gengo umukambwe umusaza wahazaza n'ayandi mwe muzashaka kunyita gusa nitwa nyamutegera kazaza ejo uyu munsi ni bya byiza duhora tubazaniye abasore babiri bambaye neza yambaye rinete yitwa ibigwi muramuzi ibigwi kandi birivugira ibigwi ntago ari ikintu umuntu apfa kwiyita numva ko iryo zina ari ryo kwitwa n'abantu ntago ari izina wenda wowe ryo kwiyita ariko nta nubwo wagira n'isoni zo kuvuga ngo ngiye nitwa ibigwi yes aho tube tuharetse twagiye turi kuri Apple Gold twicaranye ahangaha murabizi ikintu amazina yacu asobanura ni ikintu kitangaje cyane ariko akenshi amazina ashobora kujyana n'ibyo twebwe dushobora kuba dukora buri wese araza kwisobanura kwanza ku izina rye ariko reka duhere ahangaha kuri Apple Gold bimeze bite bro Rachel ni dope ya amakuru y'iminsi mani ndashimana n'abantu bake ni fresh tu urashimira ikimana urashimira iki abantu bake umbwe ko ushima imana n'abantu bake imana urayishimira iki ese abo bake urabashimira iki man no kuba ndi hano ndashimira imana ko hari abasore beza isa badafite umwuka bro bari muri za morgue bambaye ubusa bagiye kubata mu kanya tujye gutama amakoti y'imikara tujye kubatahara mu marimbi hirya no hino kumuhunga aracyari hejuru bana icyo nicyo ushimira imana iracyakiramo imiyaga tu imana ihabwa icyubahiro ubwo wibuka yuko aka kanya aricyo ushobora kuba uyishimira twagiye abantu bake abakozi abantu bake nshimira umuntu wese uba wanekereza kansengera ndabizi ni bake abo bantu bake imana ibaha umugisha cyabifuza ko ntera imbere ariko ndayisaba ati nabyo nyifuriza ibi ibafashe batera imbere ako nizabanteze batazamenyera imana ishimwe ubwabo bantu bakeya bahari abo benshi nabo bahari abo benshi babi imana ibaye gutera imbere ako nikazabamenyereza abo bake ushimira ntari ubwo bahari imana ibaha umugisha ibahereze nk'inshuro nk'ibihumbi 100 byibuze nabariya benshi bakwanga imana ibakubire nk'ibihumbi 200 ariko nizabanteze nicyo nakubwiye niba kazamenyereza ntabwo imana yabikora twagiye man bro yeyo nibigwi man nibyo man Gold bigwi hamwe na Apple Gold satsina witwa Gold bigwi no kuvuga ngo Apple Gold nyine we yagusobanura ariko genda gusobanura Gold bigwi kuba Gold bigwi ni zahabu nyine y'ibigwi ni zahabu nyine igomba gushininga ku isi hose ni nyabigwi nyine kana gita kulere man reka zahabu nicyo kintu cya mbere ku isi kitajya gisaza kidacuyuka kandi ebyiro zawe yaba ari ikirombe bro kandi aho ugira igabanuka ku gaciro iriyongera igenda yongera paka ntabwo ijye cika man niyo zahabu nyine niyo zahabu ninde wabikwise nijye wabyise gusa abantu nabo barabishimangira ariko umuntu wese ahari uretse njye ushobora gutekereza ngo kubera iki nzi ko hari n'abandi bantu benshi bashobora gutekereza ngo kubera iki rero ese ubona uri ibyo bigwi cyangwa se uri yo zahabu ubona uri yo zahabu okay njye mbisobanura neza cyane umuntu mbaje gutyo no kuvuga ngo umuhanzi n'impano ye ni imari ziritse ibyo bintu ba Paxson ba Grand Frère babiri ni imari ziritse umuhanzi nyine umuhanzi n'impano ye ni imari ziritse no kuvuga rero nanjye gutyo mbona ndi imari nyine ariyo yazabumba nk'ubwira nubwo abantu benshi batarabibona batarabimenya ari igihe kizagira babibone babone iyo zahabu nyine
kuko ni imari utazabibona nyine buriya ari gahunda yo kubagura amataratara bazaba bafite ikibazo cy'amaso nyine kugira barebe neza kuko amataratara ari nafasha gusoma iyo utabishoboye rero tugura amataratara yo gusoma rero nayo kureba umusaza azabakaraga cyane rwose pe cyane kandi amafaranga ari gukorerwa nyine haraje n'amafaranga agiye kuboneka wawe ntabwo nari guseka no tunya nseka ariko nibyo nakubwiraga niyo gahunda yo kugurira abantu amataratara kubera ko batari kubona zahabu ntago babona hari zahabu ebyiri zicaranye ubundi mani zahabu ariko abanyarwandakazi ntabwo ibi bintu umva nk'ubwira muri zahabu yicaye ahangaha cyangwa se zahabu iziritse ngewe ikintu ngiye kubabwira zahabu ikintu ngiye kubabwira ndashaka ko mwereka abanyarwanda ubuzahabu bwanyu noneho abatabizi abari babizi bongere babibone kuko nyine ukubona kandi uri zahabu abashaka guhora kubona ahubwo akazanagufata buriya nawe wagufashe zahabu ni ikintu burya kiri no hejuru cyane nawe wagufashe urumva ibyo yagukorera ndashaka n'abatabizi noneho babimenye noneho babone zahabu mani nabo mani bige mani bigire kuri mwebwe mani nyine ubu ngubu ubu ni fokasi ubu ni pride ubu ni confidence reka tubikoresha kuri mesha nejo bigacamo ubu ni fokasi ubu ni pride ubu ni confidence reka tubikoresha kuri mesha nejo bigacamo komeza urwane ejo nawe uzatsinda ntukadohoke insinzi mu biganza nubwo bitoroshye sabiri hafi kusa dukomeze urugendo ibikwi nibyo bitendo nuba patina nk'aba patina tukaba abapatina tuziyubakira izina nuba patina nanjye nk'aba patina tukaba abapatina tuziyubakira izina yeyo amehasala sindekera ibisozi ndacyayurira iyo bikaze mbanzi ko inzira igiye gucamo simagara ndahatana paka ku muhigo nkashima Imana n'abapatina n'abantu bake umufana ubu ngubu ushima Imana n'abantu bake n'umufana nyine muke tu mani nakubeshye mani mani uraririmba mani I swear to God man ngewe gitera nanjye ndi umujaji mani nzi gutanga amanota kuko uzi gutekereza abashoboye n'icyo yakora mani amanota ndagwaye Apple Gold uzikura nta nubwo nari nzi ko njyari gutyo kame mu mani nkuzi vuba mani ntabwo njya mbeshya ariko igihe nkumenye uri nyiri bitendo kuko ari umuntu ubona ukabona ntago ari gutrendinga hari n'undi ubona ukabona ari mu kazi ku gasongero ari kwikaraga hejuru ku gasongero abantu benshi bahakana ko Gisenyi nta mpano zihari sinzi abo nyine bafite ikibazo mani amatwi yabo arimo ibihanga ntago barabibona amatwi yabo arimo ibihanga birakubwiye ngo hari ibintu batumva nyine ko ahantu hari igihanga niho bica umuhanzi n'impano ye aba ari imari iziritse ya mari iyo bayibonye ngereka nkubwire mani bakayikenera Imana yaje kurokora abantu ku isi rero kuba ari hano kuba uretse manze nkubwire kuba ari hano bataramumenya nuko ari ibintu yibitsemo agomba kugenda asohora gake gake nge mani reka nkubwire Imana yaje ku isi Yesu yaje ku isi mani ahereza abantu ibintu ariko ntabwo avuze ko ari bya buri wese hari abe bagomba kubyumva hari n'abatarabe ba satani rero nanjye hari abo ndi guhereza abatazabyumva ngo si abanjye ni abasatani ngabo se abafana bawe ibyanjye mbikorera abanjye utari uwanjye azumva ibyo bashaka kumva mani nase wigeze ubona inkoko igenda igatora iri hamwe n'ihene imishwi y'inkoko irayikurikira kuko imwe iratora indi ikarisha
rero nanjye ibyo nkora niba ndi inkoko ngeze zahurikira niba ndi n'ihene ndajya kurira isombe abanjye baze turya isombe hari ikindi se oya mani nibyo ushaka ngo abantu bazaseke baturike imbavu ariko reka nkubaze ubundi reka mbwira ufite n'impano nyinshi wowe ufite impano nyinshi epo reka ngusetse rero uzi ikintu gisekeje reka ngusetse ariko sinzi nimba uraseka kuko sinzi nimba iyo gusetsa namwe musiko uri umukomeye Igo nyakso. Itena ati nago bise. Igo nyakso. Umva mani. Mani bamudagiye kurebera. Ufite awadi muri comedy. Ayi mani. Nibyo. Nyine ngiki nashaka kubwira mani. Kuri vizi nanjye gutya. Ntabwo uzigera nari musiba mu marushanwa yo gusetsa. Urakoze cyane. Kiyetse nufata ko nguvugajyanamo. Kuri vizi. Nanjye nakubonye uri gukina theatre. Nibyo dukomeze iki. Rekana n'agasurubende dukomeze. Ukinnye no muri film. Ayitwa wiki. Barankubise muri film sinakongera. Barune kurasa. Ushaka kudaseka no kurasa bari kuvuga ariko. Kirano. Epazi kurasa. Mane nago narashishi topito. Nanige kurasisha imbunda bro. Ucaye paranyumije. Epo reka tukomeze mani nari barya ngo dukubite tugira ngo tubangura karagaciye mareko epo nako bari fresh epo mu misubirize yawe akenshi iyo bakubajije ikibazo urumva ariko ndasubije neza ndabyumvise nyine reka ndikubaza ariko nge mu misubirize yawe mu buzima busanzwe ntabwo ari nge gusura bivuze uzasanga ari n'abandi benshi bagiye babivuga ukunda gusubiza ibisubizo ku bibazo bakubajije akenshi biri gusetsa abantu uretse gatoya ibisubizo biri gusetsa abantu cyangwa se ibisubizo biri gushaka kuganisha ku migani urumva nka kuri wisuzana inkoko n'ihene inkoko nabwo yaragiranwa ni mukuru hari ibiryo by'ihene hari n'ibiryo by'inkoko rero iyo uri ihene ugaburira ihene waba uri inkoko ukagaburira inkoko nyine bituruka he nagomba ari impano ufite yindi yihishe muri wowe ubundi kera nitwaga multi talented ni nyinshi cyane ikiguri cy'imana ndazifite mani ngenda zifite kuko ngewe niyo kuganira nawe nzi ko ariyo iruta izindi cyakoze mani none se bro reka dusubire mu muziki wanyu noneho ndashaka dusubire mu buzima busanzwe bw'umuziki mukora nshaka kumenya kugira uhure na Epo byatangiye gute Epo yarasanzwe ari inshuti yanjye gusa nta project turapanga tu kuko kugira ze kuri codinga nibangiye tari narije kuri codinga nari maze nk'ibyumweru bibiri na recordinze indirimbo tukikwitekerezo nje nagenge yanje ukuntu byagenda twumva hagomba kujyamo undi muntu tu kuko niba ari patina hakemo nyine patina tu bibe patina aba partenaire bigaragara nyine ko mu ndirimbo ari ubufatanye ndi kuririmba niba nibwo twatekereje dutekereza abaraperi bajyamo twatekereje nka batatu mbona wenda twakorana nyine bari kuri standard hejuru ya muziki nshaka gukora harimo mbere nyine haje Epo kuri we jamanje twari tuziranye harimo turi gutekereza nyine je nagenge yanjye dutekereza Joskid dutekereza Prince Bado karapere baraho gutyo nyine tu gusanza kureba nsanga hari umuntu warakoze nyine Epo no muraperi wa mbere afite n'igikombe cyo mu burengerazuba cy'umuraperi wa mbere mu burengerazuba ubu ngubu baragifite nta n'undi aragifata cya Bugoyi side ndavuga ati wenda bibaye byiza man Epo arabyumva cyane kurusha wenda undi muntu twatekereza mu bandi turi kubona bari kuza Epo wenda niwe tuzi niwe nzi muziki ye wenda nzi indirimbo z'10 kandi zimeze neza ndavuga ati okay reka mamagare Epo wenda numva uko arambira niyumva na project ukuntu imeze ariko ntago nabyumvaga cyane bitewe n'amabenga turi gukora Epo nyine yabyumva ariko Epo buri uko umubona uko nyine nakubwiye ni mukuru ni umunyesko
guhita byumva nyine abashango hip hop ngo twarababaye ngo ku mihanda kandi ngo twe ngo twarariwe urumva ni old school urumva nibyo mani nibyo nge nase bura hejuru ni old school none niki noraga ubushobozi yera hejuru yandibonaga rero no school urumva nyine ndavuga ati reka mamagare epo azashiremo n'ikindi kigeretse no kare na jama wanjye duhuza cyane abyumva vuba kuko ndabyibuka yaraje muri studio ahita nandika yandikiye muri studio vasi zose bumva muri ni umuhanga Gemani epo ndi kurya capati nakaji ka mirinda oya mani nakugure ji mani ya menshi ujye ubabwira kuko ntago nawe kugura inzoga ugiye kuririmba ngese ngo inzoga oya nyine nibyo mvuze ugiye kuririmba nta muririmbyi unywa inzoga wagurira inzoga umuntu utazinywa nta muririmbyi unywa inzoga sibyo niyo nazinywa nyine niyo mvuze ngo namugurije mwana n'ikibazo utazinguriye ariko epo nyine ukimara guhura ndi kuganira nawe mani izo maka muzazijya mutashye mani namwe murakabye mani uburyo bivuze ubiganye umutima wanarakaye burura turakari kandi utangira ikiganiro nawe mubwiye bati bro wihangane nurakari dupfike mani nawe nibangane nurakari dupfike ntacyo dupfa gold ngewe ubundi nta kibazo dufitanye nuko n'amafaranga menshi gusa nta kindi kibazo dupfa ubukene ntabwo ndi umukene dupfa ubukene epo uri umukene bagwereza icopa man igihe ugitega moto wowe uri umukene mama icyo konza oya hari ukuntu imodoka mugenda mukicara iruhande rwanjye mukambyiga ngenda ku kamoto nyine guri yawe w'umukene urumva bro abakiriya barababaye mubabaje abakiriya ba Meza TV n'ababeshye mani yes bakunzi ba Meza TV wowe uri imbere ya wowe ufite telefone yawe aha ni imbere za kamera za Meza TV ariko wowe ufite telefone yawe urafata telefone yawe wandikemo ijambo Meza TV winjiye kuri YouTube nuhagera urahita ubona Meza TV urabona ibiganiro byacu urakanda subscribe ku ijambo ry'umutuku kuri telefone yawe ku ruhande gatoya kunzogera uhita wakanda ukore share like ndetse na comment Imana iraguha umugisha icyo ni kimwe icyo cyo umugisha urabutsindiye ikindi cya kabiri uraburi mu kazi reka nkubwire ako kanya Imana ihita iguha umugisha ikindi cya kabiri ubu dukoreye ibyo twifuza kudukorera ubukunza abakiriya bawe uturanguraho ibyo dufite twaguhaye dore nkuzaniye aba bahungu wababonye ubu ngubu gutya mbaranguriye ndagasiki nagiye muri Gasutamo niho barangurira handi ngo mu mipaka bari gutanga iki urabuduteje imbere Meza TV hejuru kandi turabakunda cyane twagiye ni ikiganiro twifitaniye n'abasore babiri bari hano muri Rubavu nizo mpano nge mbonye ntawabeshye abari mu mpano mbonye tu ubu ngubu nongeye kuvumbura hanga ntari nziko zinahari ariko epo naje gusanga ufite impano nyinshi nta nubwo mbigarukaho ahubwo abanyarwanda bakwitege kandi epo mumbwira ibintu muteganyirije abanyarwanda nyuma y'iriya ndirimbo muvuge n'iriya ndirimbo yitwa ngo iki iboneka hehe yakorewe hehe abayigizemo uruhare mbese musobanure kuri iriya ndirimbo mumaze kuririmbira abanyarwanda baje navuga ubundi niyo mpamvu twicaye hano ibyo twakoze byose byari brage niyo mpamvu twasekaga abafana ba Meza TV mutwihanganire ni murakare basi ngo barakara twakoze brage nyinshi turi hano gutya nk'abahanzi babiri biteranyije duhurira mu ndirimbo imwe kandi indirimbo igamije kuzamura industry byonyine y'ahantu ya location turimo shaka gupfubura ibyapfu kutarenga ahantu tukaharenza ikindi ino ndirimbo yakozwe na Albert nakoze production ya audio video ikorana na Big Deal abahanzi barimo ni babiri po Gold Success na Bigwi Gold indirimbo iri kuri channel ya Bigwi munyine urasacinga Bigwi Gold official subscribe then ushake patina mu kinyarwanda patina kubyumva gutyo ntago turushe abantu gicyongereza numara kuyibona nyine kora gasabu kirukanka witugaruka no kuri Meza nyine bikurikirana cyane hejuru nakuri indirimbo imeze ako nyine indirimbo turacyayi premieringa hari na tugomba kuyigeza kubera Imana ubu turi kuri Meza TV
ubutaha nyine bazagenda badukurikirana ku maradiyo even on TV turi ready tutanagiye kure ni n'indirimbo iri mu butumwa kubera ko ruvuga ngo nuko nabivuze turimo kuzamura industry bro nuvuga ni patina nyine twisugana ubishoboye nyine dukorere hamwe dukora ubufatanye mani tuzizamura biruta uko ajya gushaka hari ikintu kivugwa nk'ahani Rubavu ngo abakire ntago badushoramo kandi nibyo ntago umukire abona muri kuryaramwe muri entertainment ngo narangiza abaza kubyishoramo tubanze dukorane abona imikoranire yakiri hejuru nabona iri hejuru mani bro wallahi naza yashyira mu mafaranga tukiraho mu mikoranire ntitwarenge cyane wambwiye ko indirimbo wari wayitekerejemo abaraperi bagera muri 3 kandi wowe wari uri buririmbe ubwo wakeneye abahungu bafite injyana nyine ifite ubutumwa nyine birumvikana n'abantu bakurikira ari benshi ariko wambwiye n'abantu wari ushakamo amazina yabo ariko abo bantu ntago baje mu indirimbo byagenze gute nyine nicyo kintu nakubwira je naricaye numva indirimbo sibyo wenda epo muzi mbere yabo babiri nakubwiye sibyo wenda Joskid niwe tutarahuza fresh ntabwo turahuza ariko Prince we ni inshuti yanjye Badowe nyine tu arabizi ni inshuti yanjye ariko ni umudrill akora drill nyine tu umuntu no mudrill cyo kintu navuze kugira uzajye kumuzana ngo dukore ngo benga amabenga afrobeat abyumva ukundi kuntu burana ishu zamwumve cyane ishi kugira uzajye kumwumvisha ngo wagiye muri afrobeat nyine biragoranye ariko Apple ari byo bintu nakubwiye Apple ni umuhanga yisanisha n'injyana zose ushobora kumuhamagara ati imana hano hari akazuki akakumva akavuga ati okay vase ziraje ziri hafi agahita bikubitamo Apple njye nanamuhamagaye mwumvisha indirimbo ibyo nakubwiye atandika vase mubi cyane Bizokeri bro urumva ahita ashyiramo vase numva ziraryoshye urumva na wundi muntu twagomba kuneza abo bandi babiri ntago nabavugishije pe oya nyine barabaniga barabizi bro ahubwo ikintu navuga cyazemo nanone cyane umusaza hari n'indi mubano utadufitanye tu uburyo ambwira bikora nkuko atabwirira muhungu cyane nyine ni nahajemo kwiyemera mu byumvikana kwa basanise no kwiyemera kwa basanise byabindi mba mbona bifunze ruvana hereye kuri Apple twe twaricaye nka genge dutekereza abantu bagomba kujyamo 3 wenda tugakora mu mwe ariko njyewe nkakurura Apple nakubeshe pe nakururaga Apple navuga tepo nzi indirimbo ze zitandukanye afrobeat iki amadensoro Apple yarabikoze old school yarabikoze urumva ariko nkanuze nka Prince Bado nze madrill akora drill tu nawe yageze studio yarayumva bati man iboro ni neza gusa Apple impamvu twese tumufata yageze amatandika na vase atari coding nasi umutwe wanjye ko atari watermelon urumva byari gusaba ubundi umutwe se ubwo wikorera umutwe uratekereza wikorera bitewe naho uturuka to cyakoze oya umutwe ubundi ntujya wikorera nk'urugero ukoreza bawukoresha imirimo itari ngombwa none se Apple nibyo ngo ufite icyaka shakovuze reka baraje bakuzanire none se Apple ukimara kubonana n'uyu musaza ari ikintu nshaka kubaza niki byaguhinduriye mu buzima cya wumvishe muri life wari ubayeho ku myaka umaze ku isi wari umaze guhita banze unyumve mani life wari ubayeho mani nkunda mfa nawe yuko wumva mbere yuko bavuga mani usubiterwa n'iki kucyumva mbere yuko bavuga umuntu atangiye kuvuga ngo reka ngo ngusubize ushaka kutubiza ibice mani okay basi nagwanaga nka mukuru wawe abusore okay murakoze nyine uno muri byo kuva twahura namenye kwihanganira abantu bose ko no musazi imana abane nyine twara umusaza nyine twa dusanzwe tuzira ahubwo niko twaduye mu gikorwa hari challenge ziba zigomba kubamo akambwira ngo dukore ibintu wenda nkatindaho nkasanga yaraka yabyimbye na namusuza akabyanga nyine namenye kwihanganira abasazi noneho ikindi kintu nyine kolabo man nyine oya nibyo man no bikuremo
none se ntago bivamo tujya gukora ikiganiro ntabwo afite twihanganira turabasaza none se ari gusakuza noneho niba ngo tunahura nyine iyo n'umuntu ukora ikintu cyawe urakimenyera cyose ariko partnership y'abantu habaho gukora wenda naho mudahuje ukamenya kwihangana cyangwa kwihangana nyine tu hari ikindi kintu umenya hari indi experience ukuraho nyine muri music udafiteho ku giti cyawe nko kuba bagenda akankoresha iriya style afro nkayigwamo biba bivuga ko nyine anjyanye mu kintu ntatekerezaga gukora namenye ko nyine hari ibyo namwigiyeho byinshi kuko mu bwenge bwanjye sinatekerezaga no nakora afrobeat iriya muri style numva ko ari aba R&B ariko ntabwo mbizi niba ari kubyita ariko nyine turumva nyine ndavuga yaramfashije yampaye izindi nane experience. Urabizi hari urugendo ku isi umaze kumara, hari ahantu wavuye hari n'ahantu ugeze, ariko hari n'ahantu uri kujya noneho bitewe n'ahantu waturutse. Aho hantu ubona niko wahateguye cyangwa hari inzitizi wagiye uhura nazo? Inzitizi bro, njye mfite inzitizi nini cyane kubera ko abantu baba muri music buri munsi ari bwo buzima bwabo batandukanye n'aba muri music bagahiga. Umutwe bakoresha bo bari abantu baba batekereza muri music urazinduka uko nta kindi gitekerezo bagira usibye imiziki. Naho twebwe tubaho wenda ukora music wanahiga ukoresha umutwe bafite ukoresha gatatu. Urabanza kwikansaninga ibyo wiriwemo, wikansaninga ibyo uri kwica, none ufokasinge ku music ukoresha imbaraga nyinshi kuba wabivuyemo. Ujyane n'igihe. Ukore music mbese ukore cyane, ukoresha umwanya muto, ukoresha imbaraga zikubye ababa muri music inshuro 3 byibuze. No kuvuga ngo ibyo nshaka kuzageraho bitewe nuko ndi wa muntu ushobora utaratungwa na music mereza buri kimwe cyose. Nanone ndi wa muntu inzozi ze ntago mitavuga ngo ejo ndabyuka ngere kuri iki, ariko mbazi ko tu natinda byaza nzagikora kuko nashatse indirimbo ya mbere nashatse kuri recordinga 2009 ariko nagiye kuri recordinga nka 2016. Urumva imyaka yaciyemo nageze aho icyizere ndavuga ko ibi bintu ntago ari byanyu. Ugiye nabishakiye nkabura udufaranga nkakora amavasi nkanandikira n'abantu, ariko ndaranye ciza hasi game ndatuza. Ariko naje kwisanga ibintu nashatse kuzakora nsanga sigaye ntwika. Navuga uski ibintu byari byaranze bundi byagenze gute. Sha umudage Frank burandikodenze sina beef inshuro 3 n'ubutanabizi mwazango ya umuriro wagiye ngo nari biki mwaza. Ako ikintu no kuvuga ngo uzikwihangana mani kandi nabonye nari kodinze gatatu nicyo cyiza cy'abantu tubura. Nyine ndabwira umuntu uragerageza ntabwo avuga ngo jonda tankora icyo ufite ugikora wapanze cyo ugikora kigapfa, ariko wowe ugomba kuba uzi ko uzagikora. One day ngendera akantu bita one day. Wabwira abanyarwanda ko ibinono ibi bintu birimo cha mwababyeyi mwe ko ibintu birimo ra. Jewe wenda singe no kukubeshya n'uburyo niyumva, uburyo nge niyumva nta nubwo nge numva ko ari umuntu ubindusha. Bro utabikunda ibi bintu babirimo mu minsi mu maranye yaje rwose nakubeshye wenda nyine arabikora ariko ntago birimo cyane. Nyine impamvu nabirimo nkuko nakubwiye iyi nyine abirimo ariko hari gubibamo nyine ukubijabuka. Ntabwo nge nakubwiye uvuga ngo buretse kuva mu igikombe cy'umuraperi wa mbere muri Western Province ari guhita akora hit yaganje yamara gukora hit agahita agendera. Ngewe reba ndi gukora EP y'indirimbo enye nizo mugiyeho maze kuri coding 3 nsigaje imwe EP yanjye igasohoka. Indirimbo ya mbere muri EP yawe yitwa ngo yitwa Kabarye yakorewe kwa Ganza Pro. Iya kabiri yitwa inkuru yanjye yakorewe The Magic Studio Nyamirambo. Jules zandi nawe nyari gukora Nyamirambo yitwa The Magic, indi yitwa Kabarye. Sibyo ndikura amazina agaki Kabarya agahinda imigisha Imana dupangira bakomeze ikibazo Kabarye nyine bagashime kazashira. No ni Kabarye ni kimwe nuko ushobora kubona inkuru yanjye ntacyo bitwaye ariko izasohoka pole ndiyo mwende bro. Nago nyinya nkora mpanganye n'umuntu muri byanjye nshaka wihangana kora. Kabarye fite iyo yita ndabakwepa
wari uri hese muri gare ucoma ya kaboro oya ndabakwepa nyine nanone icyo nkubwira no kuvuga ngo ndabakwepa diri zone nyinshi cyane ukomeza gukwamira down bituma mugira mwiryane ejo sahange sawe cunga make ndakwiyame muri muziki nyine bavuga nyine iki bivuga twanze nyine life turimo ibyo ndimo hari abantu benshi bari hawo bavuga kino na kino kuki udakora iki nk'uyu musazi nari kumbwira kuki dasohoka wagira ngo ari ijana rye ririmo urumva ine ndamukwepa ndakora ibyanjye ikindi irimo abantu batatu ngiye Pacifica na Lil Dank iyo nari nkubwiye sibyo Lil Dank iratwika urumva Lil Dank yaje kurapa ndaza no kwikumvisha nunabishaka mfite inkuru yanjye story of my mom my life yitwa inkuru yanjye nkagira nyine kabarye indi yitwa mu nzu izo ndirimbo uko ari enye ndazikubwiye nyine ngo Imana ifashe nibaze ntaga abandi bantu batajya kuri recording bivuze ko yari ku bitu kubita umuntu yide ngiye nkwaye indirimbo enye ndi gukora zit EP ahubwo sinanayita izina niba nzayita Joker sinzi izayita Joker oya kuki ariko ndashaka kuyita Samari simukira Rwanda sincamake izina ndumva ari iryo rya EP yanjye ndakwizeza ko muri kwa gatandatu EP yanjye irajya hanze ni mpamvu yatinze ko mu minsi nari kuri recordinga uyu musaza yarantwaye nibwo nari kuri recording indirimbo ya nyuma yitwa mu nzu ariko nari narazirikodinze icyazishe mu nzu n'iganzu ifite icyayishe hari ikibazo cyabaye tubara ama project ndi kuzisubiramo naho nararangije indirimbo rero imwe niyisigaye nimugire ikibazo mfite n'indirimbo yitwa Gisaza ariko nayo ntabwo yari yamasteringwa bro ari school mfite na project man na Allen Moon urumva nayo uyu munsi ago nimva kuri nani ndahita ndakuri tuganira uburyo project iri bukorwe iri KGL nayo Mana abanyarwanda baba bagukumbuye abanyarwanda baragukunda ariko bakakubura mani ariko bagumye bihangane wenda bategereje bizeye mani bakugaye gutinda mu giswahili bakugaye guhera pole pole ndiyo mwendo gake gake ugenda ariko ukora ibyawe mani nje nabaye hejuru barayizi yaratinze nayo ariko uko biri kose uwayumvise bro afite ikintu yakuyemo ari mu myandiko kandi nje nago nkora ibintu no sishaka ngo pasise shori ntabwo bya Madrid bapasi ubushobozi mbikura ku Mana hejuru urumva ari imirongo myinshi nawe uzayibuka ibyanjye ndabyimenyera hirya no nuvuga ngo ibyo nkora mane nago mbikora kugira ngo nzuyu munsi ngurantegereje ahubwo wowe tuza ko nta mafaranga uba watanze tegereza icyo nzaguha wibwira abantu nabari nibyo bro tegereza avuga nabi nicyo kintu none se we kubwira ngo abakire ngo bashore urabategeka gushora gute kora bazashora ntabwo ngiye nabwira ngo bivuga ko wowe man wowe ujye ukora ibyawe mu gihe cyawe nugenda mu gihe man ntuzirike ku muntu yakona umuntu akuvuga hari igihe uzamwirukaho usange warashaka kungana kwiruka wowe wari ugiye i Kigali ategendera he Rusizi usange wamwirutse usanga mu muhanda wa Rusizi wari ugiye i Kigali kuko icyo gihe mu bitari ibyawe bro nuvuga ngo rero nkora ibyanjye navuga biragenda gutyo ngo haje ibi bigende gutyo nyine nanjye mfite ibyo ngomba gukora ntazirukanka nkaza kwitekerezaho gusubira inyuma nsubire ku byanjye adonke yagutinda cyaguze n'ubundi twakiye abagabo babiri basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye banatandukanye ariko bahuriza ku gikorwa kimwe bitewe n'imibanire bari bafite sasa mu muziki wawe mu buzima busanzwe umuziki wawe ubona wowe umeze gute mu buzima busanzwe hano Gisenyi iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no muri East Africa muri rusange man muziki iravunnye reka mere wenda guhera 2011 ubwo nari kodiza indirimbo ya mbere gusa niyasohoka kubera ko nabikira nari mfite producer yanga kuyimuhungu producer akora muri Kenya bamwitaga Canisius yanga kuyima ndamupa ko niga primaire tu nari ndi 6e 2012 nibwo twakoze itsinda nyine kwishyira zarakoraga bya danje nyine tugitanga soldiers rero dukumwe ubu ngubu nawe n'umunyamakuru mwita Ivan kuri Bugoyi nundi bita T-Banks twari batatu turigitanga soldiers nibwo twabanye dukora indirimbo twakoranye indirimbo zigera muri 2
itsinda rivaho nangira kariyeri solo yanjye ku giti cyanjye. Urumva 2013 nibwo nagiye gusinya mu barimu 2013 gusa bari mu junior. Ngo 2013 warakoraga. Ya je narakoraga 2012 nibwo byatangiye ubundi biri fresh kuzamura ko 2011 ntabwo indirimbo nayikoze ngisohoke ntabwo yasohotse kuri agapeti ni gapime 6e primaire n'agapeti byatangiye. Urumva man nibwo nakoze nyine ndakomeza guhatana. Urumva guhera icyo gihe kandi buri mwaka nakora indirimbo 3 guhera 2011 man zimwe narazibuze. Ufite uzishyizemo nizo wabuze zose man zigera muri studios ni 15 buriya wakoraga imwe mu myaka 2 buriya. Urumva oya ni 15 zima ndi kubwira uti korabo nago nzishyizemo akora agasaza bari iyo korabo nago nzishyizemo bro nakunze umuziki korabo nago nzishyizemo kuko hari korabo yo kuri SG yabaye ibaza indirimbo imwe ibaye igiceri cy'ijana pe nk'ibihumbi 10 indirimbo ibaye igiceri cy'ijana pamba barukarika comedy kuko no izo waso uvuga nizo ari codings utazaho ziri shazo ni nyinshi mwa uno muri guswara paka man igena n'umuraperi mwiza cyane igena n'umuraperi mwiza cyane nakubateye ikintu bita trap aya baro tubanda nakadufungira aravuze ngo kunavuze nagarafatarize 2013 yararimbaga oya ntabwo ari bwo yarasifita uwazibaze ariko buri mwaka yakoraga indirimbo 3 hashize imyaka igahepfo wasikubita imyaka 2013 ni ikibazo ndi kukubaza umva amaze imyaka 2013 nibwo wenda yaratangiye umuziki none ubu ngubu urabara imyaka ishize kuva 2013 kugeza ubu ngubu nyine kandi ariko buri mwaka yakoraga indirimbo 12 buri mwaka yakoraga ariko ntago nari ndarangiza kuko buri mwaka yakoraga indirimbo 3 bafite zingahe kugera 2016 buri mwaka ukora indirimbo 3 kuko 2017 nari ndi gukora igize ntago nigeze nkora indirimbo buri mwaka yakoraga indirimbo 3 kuva 2013 kugeza 2015 mu myaka 10 oya mu myaka 10 yarafite indirimbo 30 si byose yamaze nibyo niyo yamaze twakuyeho 3 yindi tuyashyize twiteranye n'indirimbo yarafite nanakuye ngo afite 15 kandi nako twavuze amakolabo nabwo indirimbo yiba yiceri cy'ijana ariko afite 10 nzi 15 no nizazi hari no makolabo ngo na kolabo noneho nizo yagiye muri studio yakiba nyinshi na captain yagiye i Kigali afite projet yanjye 2010 ariko 2019 umusaza uro musaza twari ndimba akoranye n'umuhanzi w'Imasisi dore sindi kujana agari black oya bani batana ahubwo byatangiye ute nagari Rubavu ariko ari hiti Masisi iyo korabo byatangiye Masisi ndo umustar buri bro nari ngiye gukora na show turwa kuroncinga iyo ndirimbo yabo bita turapfiki bro batafunga nyine koronite tezamo urumva mwibutsa n'izindi oya mfite n'indi tena bita Tiana C nakoranye n'umujama naho hanigo no munyabigwi no muhungu n'abanyabigwi babiri bahuye oya kandi bavuna munyabigwi bamaso abivuze kandi ukuba umunyabigwi se gukora igihe kinini mana abantu bakakumenya uyu ufite umuntu abarenze batatu bakuza ubu umunyabigwi hari ibintu ba warakoze bigatuma bagukurikira urumva nicyo kintu nakubwira garata abasaza barakoze bro barakoze oya hari umunyabigwi ngo n'umusaza abasaza barakoze abasaza barakoze hari umusaza n'umunyabigwi oya umusaza n'abasaza barakoze umusaza n'umunyabigwi nanu ni biratandukanye cyane umusaza hari n'umunyabigwi nyine none wamwita umunyabigwi kubera gikora n'umunyabigwi naho umusaza ntago bagikora ibigwi byawe urabyubaka bro urabisasira ukabyubaka nava muri game nakazara umunyabigwi azara umusaza wakoze ibigwi ahubwo bamwita dore umusaza wacu abakiri gushaka gukora ibigwi cyakoze ndakwemera ndi mu bimana ndakwemera urumva
nibyo mane bro nene nabuze umuntu umfasha gusobanura icyo kintu umuntu wamaze gukora ibigwi ntabwo aba akiri umunyabigwi aba yarabaye umusaza ahubwo abari gushaka ibyo bigwi kubikora nkawe bari kuvuga dore umusaza wacu dore turenze nyine umukambwe papa gengo papa gengo umukambwe nicyo umusaza wahazaza uyu ni umunyabigwi uyu ni umunyabigwi ari gukora ibigwi azakora n'ibindi umuntu utwaye umudari umwe reka ngo urugero rworoshye umuntu utwaye umudari umwe niyo waba ari uwa bronze umudari umwe mani atangira kuvuga ko afite imidari mu rugo umwe ahita atangira kuvuga ko afite imidari icyo nyabwira mani mbabwire story nyine ni story twagenda twakomeza uretse mani umuntu utwaye umudari umwe atangira kuvuga ko afite imidari mu rugo ariko umuntu arawufite awe wa mbere mu kwiruka arawufite bro nta kindi kintu nigeze nkora usibye kuririmba nta kindi kintu nigeze nkora urambeshye awe wa mbere kwishira mu kwiruka barawumva urambeshye ikintu nakoze ni ukuririmba none se reka nkubwire ni izina ry'Imana mani twari turi ku munyabigwi ikibazo cye umuntu utwaye umudari umwe nawe utangira kuvuga ko afite imidari ngo se umunyabigwi kandi uba uri no gushaka indi midari wagumye yubaka ibigwi none se umusaza wasanga ari kujya guhiga nanjye uje nahita nkwereka pakate yanjye hariya bamaye akutswe umusaza banayifite barayimaye muri bayisinya na logo ya demeni nanjye mfite abagoye nukankangisha nanjye mfite abagoye gihese bogoye hariho n'ifi muri Spark yo Talent 2019 ko utayisu nari umugabo nabwiye abwinewe bro kuraje kora niyo ntabwo navuga ngo narabikoze rero ikintu n'abasani b'igisenya abaji b'igisenya abo inshuti zanjye z'igisenya rwose bavandimwe bose rubimaze ngira icyo dupfa nyine ngiye namwe uziko iyo umaze gutwara igikombe icyo ari cyo cyose niyo bavuga ko ari cyo mu mudugudu uri umuhanzi ugitwaye ntazi nimba uhita wumva inzozi zawe zirangiye biterwa n'iki mukanya waregaga uyu nguyu ngo yatwaye cyabugoye side nta genda gusobanurira impamvu wowe uvuze icyo watwaye muri 2009 ntiwakomeza uretse ngo ukubite n'izindi ngero noneho hari umujama wanyu noneho wowe ntazize tu umuntu bajya bitandandambara sinzi niba mumuzi yego umuji mana yarakize ya mana muziki yaramukije nageze muri demeni nibo bane history Legion nasumbye ati man umunyagisenyi ndavuga yi dandambara atwaye agakombe aririmbye indirimbo imwe gutya ntabwo ari n'igikombe wenda n'imisiyo yagiye abona ariko ikintu cyambabaje nta nubwo yaguhana interview Legion yandikodinze ari kunera story za dandambara ataguhana interview umwana ni umustar sha ntabwo yaguhana interview umwana umustar nyine dandambara se ni umustar man ariko ntacyo bitwaye bro ntacyo bitwaye epo niza gutera story ngende nakubwiye ahubwo nanyuze uwo muntu aneye kugumya kutwita umutsinda ubwo ndabara twihanganiye ye kugumya kutwicira ikiganiro rata murebe indirimbo yacu muyikunde cyangwa se muyikunde cyane mudusharingire mbese muduteze imbere nyine twisegura kuri amubyeyi twakomantinze ku ndirimbo ye nta kindi zari black banago zari black na reba nyine nkwereke twari turi serious reba nkwereke ngewe ndashaka ko usoza ugira icyo usaba abakunzi bawe ariko nko mu masegonda 30 na Epo Gold nko mu masegonda 30 noneho ngiye mbasabira umugisha kugira ngo muzanagere n'ahantu n'abanyarwanda babasabira umugisha kugira ngo muzahagere noneho twe dukomeze okay niba warakunze nkunda ugakunda mbwira ugakunda shot ugakunda indirimbo zose nakoze mbere ya patina ndakurarikira ko niyi patina niba utaranayireba jya kuri YouTube channel yanjye Gold Bigwi official hamwe n'umuhungu wanjye Epo Gold uyirebe ndabizi ko ifite ide nziza buri muntu wese ari kuyumva afite melody nziza iraryoshye cyane man ikintu nababwira ni badufashe tuzamuke natwe basi tugire ahantu nyine babona icyo nababwira icyo nababwira muri iyi minsi bandukana no gucatira ubuntu nta mpamvu yo kutayireba sabibonye ari kuntu bari gucatira n'ubuntu kudownloadinga niko kabi kudownloadinga bura niko kabi no kuri YouTube nibyo oya na download birakunda bro download nyine niko kabi biterwa na application ufite nyine nibagende bayirebe babone bayikure ariko babanje kuyireba ya
icyo twabwira nyine gahunda yari patina by sharing ahereza n'inshuti zabo bori gere kure ni nako turi kubategurira hit umusaza ndase numva ko afite EP ari gutegura nanjye yangiye kuza abanje nyine abanje mu mfata kaboko nataki kivuga nkafate nkazatire still ndacyari mukali wambuki imipaka kagere niyo kure imizigo mu mudende Kigali nyibisanzwe dufate Kigali nyine nyibisanzwe nkuko Rubavu yahoze mbere badebene bamanuka kureba abahanzi naka tubaninge nyine tuzamuka tiyo tukora amasho ya danje nyine mani ikintu nzi neza abahungu banje Imana izabikora mani kubera ko gusenga imbere cyane bro gusenga no mu ndirimbo ndabibabwira nyine urapfukama usaba Imana ujya imihanda ubundi bizacamo gusa nyine ikintu mbasabye n'ikintu nizeye nitwongera kubatumira imbere ya kamera za Meza TV muzaze kandi si ngombwa ko ari twe tubahamagara ni nacyo dupfa n'abahanzi mwese bundi ngiye namwe n'abakunzi ba showbiz muri rusange nicyo mpfa namwe kuki uba wumva hari ikintu ushaka kwereka abanyarwanda ukazategereza ngo ngiye Meza TV ngo uhamagare ngiye nabasharinga indirimbo kubera iki gusharinga natwe turagusharinga oya kudusharinga natwe turagusharinga saba ikiganiro tukiguhereze nushaka ujye ugisaba kabiri mu minsi ibiri kubera ko hari ibikorwa buri saha umuntu aba amaze gukora kandi ashatse yajya bigereka abanyarwanda ikica abanyarwanda bose muri rusange kutamamaza ibintu bakora icyo waba ukora cyose ntago wagera ku cyo ushaka kugeraho utamamaje niyo waba uri umukarani ubukeneye abakiriya amamaza nibyo mani ngewe hari umuntu njyanywa ikinyobwa cye hari umukire njyanywa ikinyobwa cye natamereza amafaranga ku cyamamaza kumva cyamamaza azakinywera ndararakaye murakoze cyane abanyarwandakazi ndabakunda cyane ku mutima cyane Meza TV ryohera abagukurikiye.